nongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series. Mbere yuko mureba episode ya 17 nifuje kubagezaho ijambo ry'Imana mu mwanya utarenze umunota umwe gusa. Hari ijambo rivuga ngo Imana isumba kure cyane ibihangayikishije umutima wawe. Hari abantu benshi cyane usanga bitwa abakristo cyangwa se bitwa bizera, ariko ugasanga ahora ahangayitse, ugasanga ahora avuga ngo ese ejo bizagenda gute, ese ejo abana bazajya kwiga nta minerivare, ese nzishyura iki inzu, ese ejo bimeze gute, ese ejo bimeze bite. Ariko ikintu nakubwira, Imana isumbye kure ibihangayikishije umutima wawe. Irindi jambo rikavuga ngo niba Imana ariyo yabivuze ndabyizeye nta gushidikanya. Ese niba wizera Imana ikaba yaraguhaye isezerano, kuki uhora gushidikanya mu mutima wawe? Ikintu kiranga umwizerwa cyangwa se umukristo ni umuntu ufite gushikama muri we. Irindi jambo rikavuga ngo Imana izamenyera ibyo nyeneye kuko yabikoze kuva kera na n'uyu munsi. Uko Imana yakurinze utaramenya ubwenge, ukiri mu nda ya mama wawe, ukavuka ugakambakamba ukajya aho batagukunda, ni nako Imana ikumenyera n'ibyo wowe utakwibashisha by'uyu munsi cyangwa iby'ejo hazaza. Iryo ni ijambo ry'Imana nabageneye uyu munsi, muzajye muribona mbere yuko mubona episode. Ndabasaba mbinginga kugira ngo murebe ya filime, kaga filime keza cyane karimo abajene kitwa Promise. Murakabona aho ngaho hasi muri comment, muri link. Ni filime nziza cyane, ahantu hose uri murajya umuntu arimo aravuga ngo iriya filime bimeze bite. Please mujye muri comment, mukande kuri iyo link, muyifungure, mukore share kugira ngo tuzamurane. Asante sana, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Nubwo urwo rukundo rutakiriho, ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo. Hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana, umva nako urabona. J'ai une question à te poser, écoute-moi, Anna. Vanessa. Oh, Solange wanjye. Don't touch me, don't touch me. What's wrong? Uriya mukobwa ni ndamwari muri kumwe kandi uzi ko ntakubonye iki kibazo. Yes, it's Vanessa. Ntabwo muziranye. So, I don't care. Oh, come on. Vanessa ni inshuti bisanzwe na bindi. Wow. Come on. Anyway, our men are the same, especially you. Urabona ntazi gutandukanya abavandimwe n'izindi type ntazi. Kubera ko mwasekaga nk'abavandimwe. Twese ni abavandimwe tugira. Wendeba gutyo. Nuse afite iki kibazo? Ushaka kuba umushurashuzi, right? Really? Umuntu nkanjye mu bushurashuzi. Umuntu nkawe ahubwo uyu ngo turi kure imbere yawe. Jesus. Ntabwo byashoboka. Ntayo byashobotse none. Abaturage bagira icyizere barantora kubera kuba ndakimwe nyifatira. Urumva? Ntabwo nashurashura guteza. Nashurashuye kuri ndetse. Our brothers are the same. Especially you. Nyumva neza mwana. Don't touch me. Hasi uri mu biki? Uri kubona ndi mu biki? Ibi byose zino sinindi zijya. Uri kubona ndi mu biki? Tegereza neza uri ndi mu biki? Nta kintu cyabaye. Mwa mukobwa muri kumwe ninde? Umuryango wa Vanessa n'umuryango wanjye bari close. Tuziranye gutera zamani. I think I'm stupid ku buryo ntazi gutandukanya. Don't be stupid. Vali, nagushakaga, ndashaka ko tuganira. Ariko mbere ko tuganira. Babari umamagarire Gael nimba hari. Nshaka kuvugana nawe. Shall gana Gael? Yeah, for sure. Nshaka kuvugana nawe. Okay. That's good. Arari. Okay. Kamuguhamagarira. Hey. Gael, bitte. Ciao.
Bite? Ni byiza. Wamenye? Ndumva ijwi rya musore. Musore? Ya musore ni Seba muvugana, musaza wa Vanilla. Seba makuru. Amakuru nayibona na kirenze gihari. Gael rero ntabwo ureba ariko urumva. Ndumva rwose nime ndumva neza. Ariko kuba wumva utareba nagira ngo wumve neza. Ndi kukumva rwose. Wumve neza amatwi yawe yumve neza kandi ikindi kintu ibintu tujye kuganira nje nawe. Ndagira ngo bibi byanjye nawe. Shiki wanjye nawe bibi. Bije ukuri. Bari abana twamenyanye kera cyane, famille yabo turafashanya n'ibintu bisanzwe man. Nizera. Ntabwo njye nananirwa gutandukanya abantu bari guseka bya kivandimwe n'abantu bakundana cyangwa sinzi nukumbuze n'ukuntu bivuga. Ushobora kuba utari seri ariko nkuko nabitekerezaga. Wivuga nabari. Wabaye ikimaka kanya. Jesus. Ari hano. Ari hano. Ndamuhorana ngewe. Umva mubwire rero. Vanessa nacyo cyanda gikiri hagati yanjye nawe. Wowe muhorana ntabwo wabukora nk'ibyo ukora. Really? Do you think I'm stupid? No. Ntabwo nzi guta. Come on. Okay. Nta kintu cyatajya. No, come on. Actually naje nkukurikiye none ugeze mu kazi kawe urasi unagenda. Hey. Waminzira? Sinanje bino nibiki? Don't call my name again. Ibiki uri gukora? Va mu nzira. So, byakundukaniza nk'iminota nk'ibiri gusa twavugana. Buri kumbwira ngo mve mu kazi. Mfate whole time yanjye nze nkurebe. Uri kunyinisha. Ubona uri gukina nanjye. Ese urumva byakorora kujya ukinira n'amarangamutima yanjye. Wajye ujye kurebera umukobwa mbonye hari ukamvinya. Uriya nakubwiye ko nta kintu cyatari hagati yanjye nawe. Ubushuti busanzwe famille yacu. Sindi bagiye kumbeshya ngo ngende. Umva nkubwiye. Tubanze ushirura kari ikiburuka tuvugane neza. Right? Nyamwanya mfite. Uretse kumira gutyo mbeze. Wamaye inzira. Ready? Cyangwa uri mudugudu w'imihanda uva mu nzira. Mereza inzira nyuriho. Ndi kukumva rwose. Gael, ikintu cya mbere gihari. Look at yourself. Reba uko ungana. Uragasore k'amafuti. Reba ikibazo ufite ntunareba. Urumva? Ibyo ni ndagira ngo wirebe uve hasi. Tureke n'ubushobozi bw'amafaranga. Tujye no mu bushobozi bw'umubiri. Unireba ukuntu ungana ukuntu uri agasore k'amafuti imbwa gusa. Urumva? Urebe na mushiki wanjye. Uriya n'umwana wo mu bana. Uri kunyumva? Uriya n'umwana wo mu bana. Ntago ari umwana wo mu ngegera, mu nzererezi, mu myinkwabo. Uri kunyumva? Sinakoze irihe kosa koko. Ndakubwiye ngo zibukira. Nta kosa wakoze. Yenda umva nakosa nakoze. Uzi ikinyarwanda kundusha. Amaboko atareshya nakora iki? Wizi migani. Uzuzo amaboko atareshya nakora iki? Ntaramukanye. Ndagira ngo unyumve neza. Ndagira ngo umushiki wanjye umureke kandi ugende atabizi. Uri kunyumva? Ugenda atazi kumusize. Ibi ni ngewe nawe tubiganire. Uri kunyumva? Ikindi nyumva neza. Ntago ndi kugusaba. Ndi kugutegeka. Bitari ibyo usibye no guhuma uzabura amaguru. Birangira uvuye no kwisi kandi uve kwisi nawe. Ndagira ngo unyumve neza. Na hamwe uri na mushiki wanjye. Reka kumutesha umutwe urana umwana ngomba kujyana. Akava muri iki gihugu cya fenga. Uri kunyumva? Akava muri ubuzima bwe. Uri kunyumva? Bibi banga ryanjye nawe ntago ndi kugusaba nta comment nshaka. Uri kunyumva? Genda. Uri kunyumva? Ceceka. Ngo hayi iminsi mike itarenze nshaka kuva muri iki gihugu ibibazo mbikemuye. Uri kunyumva? Yego. Genda. Kandi ibintu nkubwiye. Haguruka umve mu maso ugende.
Vani. Gael turaganiriye. Gael turaganiriye. Ariko Gael ni umwana mwiza. What? Yeah, for sure. Bro, akayibiki. No, ntago ari ugukabya. Ndi kugenda mpindura mind. Serious, Gael ni umwana mwiza. Wamukunze? Wamukunze. Hari igihe umuntu umwibeshyaho bigitangira bikongewe aho bigeze. Ndi kubona ko Gael ari umwana mwiza kandi wahisemo neza. Ndishimye cyane. Thank you so much. Ndi kugenda mpindura intekerezo. Okay. Gael ni umwana mwiza, ni umwana mwiza. Hari igihe umuntu umwibeshya ariko sibyo nakubwiraga se umvage ni umwana mwiza aranshimisha mbese mbe ubuzima bwiza pe. Amahitamo yawe ngomba kuyubaha. That's my brother. Ahubwo ikindi kintu ndagira ngo dutegure ni nabyo twavuganaga dutegura umunsi tuzanasohoke na family. Wowe na Gael? Nawe twese. Dusohoke twese. Bro, nibyo nari ntegereje nibyo nifuzaga. I'm so happy. Nagira ngo tubitegure umunsi uzaba ari special day. Wow. Nuko uri kandi. Okay, I have to go to shop. Oh, of course. Tena muri shopping ariko. Nayo nakumbuye nago heruka kumitira mu dukanzu. Available, don't worry. Wow, available. Yeah. Okay, kangera gufata ki ndahita. Uze umunamerekeza amasanjanye. Asibiri buri munsi uza ugenda. Ndagira ngo iriya minsi igiye kuza aribwo duteguramo umunsi. Okay, that's fine. Yeah. Ishimye bye. Ndahita. Yeah. Vanilla. Akushawura umunyamahirwe uri umunyamugisha. Mubigenze gute abandi bana kugira ngo mugire basaza banyu bakunda kuriye. Cya musaza baragukunda iyo birebye ubona bitangaje. Wow. Muri umuryango wacu turakundana cyane ibyo mama yadutoje. Mufite impano nziza cyane. Gusa brother njye numure kuri yariyemera. Uziko namubwiye ngo aze tubane akabyanga ngo inzu ni ibyondo ngo nago yaba mu nzu ngana gutyo ngo nago yahumeka. Ariko ntago wamurenganya. Urumva hari ahantu baba mu bihugu byo hanze baba ahantu hisanzuye nyine we ntago ari ubwirasi nawe uyahagiye niko byagenda. Ku buryo ajya gukodesha mu hoteli mfite inzu hano. N'ukuri nta kibazo mwihorere yishimishe n'abacuti biwe yumve yisanzuye kuko we buri abari kure bakora kwibera nko mu kajagari mbese reko bara hari kimicanga ya kera. Ahubwo se natangaye. Ako byo mugira urukundo narebye ukuntu aganira narebye ukuntu avuga imico afite discipline. Ndangije nibaza ikibazo kimwe kora ngo ari hanze kumwe na Gael bari kuganira. Abasitiri bari kuganira. Bashaka bari kuganira ku bintu bya business. Kera kurusha brother ikintu cyo kimugenza hano cyose ni business no biraye kuri wenda nuko abayaje kunsuhuza n'iki ariko amafaranga ni azambere. Amafaranga araryoha nshuti yanjye. Amafaranga n'ubuzima, amafaranga kugeza kutakigeza, amafaranga atuma abantu bakuba batakagombye kukuba. Niyo waba uri mu bigo ufite ifaranga. Mbese uri kubise haroro. Shanago mama nyanabyo kabisa. Kubera. Ahubwo se hagata. Kundi uzumeze uri cyane. Ugiye he ko wambaye neza? Uso nambaye neza. Sha urakeye pe. Ndashaka amarayidi akangeza kuko urumva imodoka yanjye najyanye mu garage. Eze najya gutega moto cyangwa gushaka taxi bati nshaka amarayidi nyana mushito wanjye kureba. Itangaruka. Akorezere kuri bubaho ko dore ntago uramera neza. Kariya mukaruhuka. Ndabanguka ntabwo ntinda. Sanda nezerewe ku bwawe. Gira umuhanda mwiza. Sawa. Okay, what's wrong? Hello. Mbabare nta kibazo mfite mbabare. Nese wongera urwara? Wambabariye kuko nta kibazo mfite mbabare. Nese wambwiye nimbongeye kurwara tukajya kwa muganga. Nese nta kibazo ufite rero ukuntu wabaye mu maso ukuntu tukwe maso rero ukuntu umeze ufite agahinda wabaye. Giye nimunda kubwira ati nta kibazo mfite wambabariye. Nese ubwo wambwira gutyo n'ibishiya nta kibazo ufite. Mfite ikibazo simbikubwira. Nese wambwiye ikibazo ufite. Vanilla wambabariye.
ese wambwiye nimba ari ikibazo twajya kwa muganga? Come on, what's wrong? nabonye uzi kuganira nta uhuriye na Vanessa na Vanessa wagira ntabwo muvukana. abantu ntabwo babahura ariko ntabwo nganira cyane. Anyway ariko nawe nabonye uzi kuganira, uri umwana mwiza. Ndagerageza ariko ushobora kuba ufite n'umutima mwiza. Simbizi ariko ubwo niba ariko wabibonye niko biri. Sure, narabiketse kandi umutima wanjye ntabwo ujya umbeshya. Ko for the first time nyine duhura, nyine uburyo wakira umuntu uri kind cyane narabibonye. Ahubwo even man ifashije nazabimenya byimbitse ubinyemereye. Sibyo? Ahubwo se wazashatse time nimba nakugoye ko nshaka ko tuganira tukamenyana biri deep, sibyo? Wazashatse umwanya, sibyo? Tukazapanga tugahurira hano panagura gutya ku muhanda cyangwa nje gusura sister, sibyo? Tugashaka umwanya tukahura tukicara tukaganira nimba bitakugoye ariko, sibyo? Nta kibazo gusa igihe kinini cyanjye nyimara ndi ku ishuri. Iyo ndi hano nakanya gato mba nabonye gusa nagerageza nkagushakira time tugahura nyine tukaganira na kibazo. Ntabwo ntibizatinda ariko sibyo? Ntabwo bizatinda. Ntibizatinde kubera ko nanjye igihe mfite rabizi ntabwo ari kinini hano kandi nza respecting umwanya uzaba wamaye, bizaba ari iby'agaciro kuri njye cyane, sibyo? Ubishyire muri gahunda, sibyo? Ndabitegura. Nanjye negereje uwo munsi, sibyo? Sabayi kandi wakoze kubw'umwanya wawe, sibyo? we ko ari kumwe n'amafaranga? Ayo mafaranga se urabona kiriya kimodoka none nzakigura bigenze bitera. wikifuza amata ku kimasa mwana we. Gusa mbonye hari ukuntu harimo akantu. Nakubonye. Wambonye hese? Nakubonye. Wabonye akantu se hameze gate? Nabonye wohereje amaso uri yateretse akajwi. Ase ubu ndungura ukubundi wowe bakubwiye ngo ujye uncunga kutavuga gutya se uri kuvuga zukonje ntarinzi ko ari we nibaza ngo ni Vanessa cyangwa se kereka mubwire wowe ubona ubuzima bwanza bumeze bute? Ibintu byose utabishyize mu mibare musaza wanjye ubone iyi si twayibamo. Ariko wowe unyemeje nibyo mu mariga bakubwira njye ntago ntanyijwe nawe imibare uraho. Ntago wabonye Vanessa ukajya ukasama afite icyo uvugiraho. Havuga ndaje noneho mbereke sasa. Wayibonye n'umuntu wagwa imyaka 80 ukora ushaka kugurira modoka utishyura inzu utishyura amazi. Ariko uransuzugura ugakabya. Ahubwo ugize kuri wayigura. Ikibazo nduru ugira so zakwemera. Cyufucisha make yabi. Wanyumvaga turi kuganira kari wemba nifatiye. Imva yambazaga bakwita nde? Vanessa. Ngo none se ubuzima bwawe bwa buri munsi ubuse nanjye utishyiramo kwavuga atari kubona musaza wanjye kandi kiri nakubwiye nakije ukwiye kungenderaho nje ngo ngiye nkushye. Ese jewe ntabwo nagira amahirwe nawe ukazamo nka mvuga mushiki wanjye bana afite ikibazo ubu kuvuga ukaba bakanshakira akazi ni ikibazo. Okay ko kera abakobwa bagenderaga kuri basaza babo kandi keri uraroze. Nta mushiki wanjye mfite. Keri uraroze. Abona nta mushiki wanjye mfite. Okay ngambwiye ikintu ushaka nzakigusabira. Muri kuganira ujye ushyiramo akavuga atari kubona musaza wawe ntuzabasha no kumurongora. Narumva umva kagende. Nta kibazo. Nese ubundi hano hahagaze wakora iki? Uragenda umuntu ntegereje genda uraza kubimbwira neza. Amafaranga bazagu tuzayasangira. Inkwano uzamfasha se kubakora? Nzagusohora se batayampaye. Ukabyanga mama kansohora.
mbabona wowe wanisohora nakisohora ariko nabibera ako wamubonye yize kuri bamubonye niyo mutabyemeye ngiye nakisohora mfite mama mfite byose ubundi bari nka bonus Keri ko hagaze aho ngaho se hari umuntu negereje hano kuri moto ugiye kunzanira moto Ese ntabwo wazi ukaba uri mu rugo mukavuna kuri telefone bataye ubwamwe ngo ashaka kwita agenda ntabwo ari bwova kuri moto nawe urakabya ubwo umuntu ko ari gutinda kandi mwe ko ari hafi ahubwo mama hari nibagirwa mbonye Vanessa na wa muhungu wa yitwa gute Sebo ukuntu bari kuganira ntabwo ari ibintu biraha hari ibintu muya ikintu kirimo hagati itonde uvuze ngo uvuze ngo Vanessa nura mujama iriya Sebo ntabwo zifashe Nkundi ukuntu uvuge mbabura tuzivuge indambure ufite telefone hasi yihoreye barabagaragaza subona ari ibintu by'urukundo cyangwa baragaragaza ibintu bisanzwe ibintu bavuga ntabwo mbyumvishe neza ariko Vanessa Liza ko akunda bayayi ibintu byose yasezera bura hejuru n'urusaku none yoroheje aravuga yitonze bagashyiramo pose none Sebo aba yahwereye urabizi ko bavuga ntabwo atari mu rukundo hari mu rukundo hagati y'ibintu bari kuganira Bego nagira umugisha ahubwo nukuze kumuganiza akatubwira ibi bintu birava he bikajya ahubwo ntamenye ko aricyo namenye ndeyo kazabimbwira ariko naba ntomboye uriya muhungu afite amafaranga rutayamushikiwe aramutse akunze Vanessa kwaba twakize byarangiye bivuze ngo kirero umukobwa wanjye cyaza ameze nk'abasore ngiye kumwicaza mwigishe kuvuga ikintu bise umutomo ko nasanze yahwereye hano yewe byihoreye byo sijye umubwiriza yahwereye ibi muri dosohoka mu kanwa mama Vanessa ndakize n'ibyanga uriya muhungu tuzemera tumushakire n'inzara ati uriya muhungu afite amafaranga byo ntabwo umva mvuze mfashe reka ndagiye gato ko mbona uyu muhungu yatinze nawe nawe niba wumva warankundaga by'ukuri fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling ukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa l'ignorance c'est une mauvaise chose la tolérance n'est pas quittance la variété est le seul de la vie tout est permis mon amour vouloir c'est pouvoir Vanessa Vanessa Vanessa